niba wibwira ko uyobowe n'umwuka reka ngo ukoze isoni kubw'ijambo ry'Imana. Ni seti mu muburire ngo ruriya ruhimbi yaruhagazeho ngo kandi akunda kwakira impano zaho. Mushumba Ernest Nyirindekwe ni umubyeyi ufite imirimo myiza. Mugira amahoro ya Kristo Yesu, nshuti z'umusaraba, ndabasuhuje. Ni mwene so niyo mugabo Aniseti nk'ibisanzwe. Ndabahobeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha. Aho muri hose ndabasuhuje kandi mbifurije kubana n'ukuboko kwiza kw'Imana. Imana mutanga bugingo ikomeze ibishimire kandi ubugingo bwanyu bwishimire umubyibuho mubone kubaho mu mwami. Rero murabibona abantu tumaze iminsi tubana ku ijwi ry'Umukanguzi TV. Mwabonye ko tumaze iminsi dusa naho tutashyiraho ikiganiro. Twakomwe mu nkokora n'urupfu rwa bene data. Bene data bane batabarutse, abantu benshi muri kumenyamo niyo nshuti Pasiteri, niyo nshuti Theogene, abantu bazi ku izina rya Nzahuke. Hanyuma harimo n'abandi babiri bari bavuye hanze yaragiye kwakira. Hakabamo na mwene data umwe by'umwihariko we yari n'inshuti yanjye cyane, mwene data Donati. Rero reka mbere yuko tuza gusenga ngo tuganire, reka nihanganishe abakristo, inshuti z'aba bene data, imiryango yabo. Reka mbabwire ngo nimukomere. Nibyo koko iyo umuntu akuwe mu mubiri, aho avuye twebwe dusigara turira, ariko aho bagiye barishima kuko dufite ubuhamya bwabo ko ari urugendo rw'abizera. Reka dufatikanye dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, Imana yo kwizerwa, Imana nyiricyubahiro n'igikundiro, ibyo ushaka n'ibyo ushimye nibyo biba mu isi, kandi ijuru n'ikuzimu nuko ikintu cyose uhamagaye kirakwitaba. None natwe turakwinginze kugira ngo hamagara uburwayi buri muri aba bantu badukurikiye bari barwaye, uburwayi bwohereze kure mu nyanja yo kwibagirana, uburwayi butema umuriro, inyatsi, imibabaro, karande. Turasenze kugira ngo gukora kwiza k'umwami Imana kugaragare kuri buri muntu wese. Turamburira ikiganza cyawe, gukora k'Uwiteka bibe kuri twe, umwuka w'Uwiteka uganze kuri twebwe kugira ngo buri muntu wese udukurikiye ahabwe ubwenge no kunguka. Turakwinginze kugira ngo uramire ubugingo bw'abera, kugira ngo umunsi w'ijwi ry'impanda nuhamagara tuzumve twitabe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo tuze gufatikanya dusome iri jambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cyaho cya 6, umurongo waho w'9. Ubutumwa bwiza bwa Kristo buri mu gitabo cy'umuhanuzi Yohana. Ni ibyahishuwe, abantu benshi bamuzi nk'intumwa, ariko yaranahanuye ko yavuze ibintu byinshi. Ni igice cyaho cya 6, umurongo waho w'9. Haravuze ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga. Murongo w'10 haravuze ngo batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorera amaraso yacu. Murongo wa 11 ariho dusubikira, haravuze ngo umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara ikindi gihe gito baruhuka kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Nari mbanje kubihanganisha abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko imiryango y'aba bene data yatabarutse, hanyuma ariko kandi n'abakristo babizera. Imana ibahe ihumure ry'umutima kandi mukomere. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo, ntabwo ari umwanya munini. Dusomye igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Iki gitabo impamvu wenda nari nisobwe nkakitiranya n'icya Daniyeli, ni igitabo cyitwa ibyahishuwe. Iyo ikintu gihishuwe biba bisobanuye ko kitakiri mu ibanga, ahubwo cyagiye ku mugaragaro.
gusa kiracyarimwe amagambo ahishwe kuko kiri mu byiciro bitatu. Igitabo cy'ibyahishuwe gifite amagambo yavuzwe mu byahishuwe yasohoye, gifite n'ibiriho uyu munsi, kikagira n'ibizaba igihe itorero rya Kristo rizataha. Ni igitabo gikonfyuzinze cyane, gitera urujijo abantu benshi ko ntibagisobanuraho kimwe. Kirimo amatorero 7 amateka atubwira, 7 yo muri Aziya. Harimo iryitwa Efeso, harimo Simuruna, harimo Pirugamu, harimo Philadelphia, harimo Sarudi, harimo n'itorero bita Tuwatira. Iyo tuvuga Efeso biravuga ngo ni ahantu h'igikundiro, Simuruna biravuga ngo ni impumuro nziza, Sarudi biravuga ngo ni cyasagutse, Perigamu biravuga ngo ni ahantu hitaruye kuruta ahandi. Iyo tuvuga Tuwatira biravuga ngo ni amayoberane. Hanyuma harimo itorero rya Laodikiya. Abantu benshi bakunda gukompara n'igihe turimo, baravuga ngo igihe turimo ni iki Laodikiya. Laodikiya harimo amagambo abiri, harimo Laos and Diakeo, ni ukuvuga ngo ni igihe Uwiteka acira abantu urubanza. Rero ntabwo nje muri ayo magambo kuko ndagira ngo tuze gukuraho urujijo, sinshaka no kubwiriza ko sibyo binzanye, ndagira ngo tuganire. Ubusanzwe hari inkuru ziri gucicikana hirya no hino, abantu bavuga ngo abantu b'Imana batanzweho ibitambo, ngo ni igitambo, ngo umushumba agiye ari igitambo yatanzweho. Ndagira ngo mbabwire ngo no. Uburyo ibitambo bimera muzasome. Nta wundi muntu Imana yari guhamagara mu rugo rwo kwa Aburahamu ngo ajye gutamba Isaka kandi atari uw'amaraso ye. Imana yagombaga kubwira, mumbabarire sorry, murabizi ko DNA cyangwa EDN isano umwana ayihuza na se cyane kuruta nyina. Niyo mpamvu Imana itari no kubwira Sara ngo muzamukane. Noneho ikindi, ntabwo yari kubwira abagaragu ngo nimumuzane. Yashimye kubwira Aburahamu, iramubwira ngo zana umwana wawe, kuko igitambo gitangwa n'umuntu ugifiteho uburenganzira bwa nyuma kuruta abandi. D'abord, uburenganzira bwa mbere buguhesha gutamba igitambo nuko wowe nacyo muba muhuje amaraso, mufitanye isano. Uyu munsi nta muntu ushobora n'umwe kukuroga atahawe ubutware n'umuntu uri connecte nawe mu buryo bw'amaraso. Ntabwo bishoboka. Uburyo yakurogamo ntabwo ari uburyo bwatuma upfa, keretse aguhaye ibyo kurya. Ikindi cya kabiri, ibi bitambo cyangwa aba bantu bagwa mu maksida batanzweho ibitambo, ntabwo ndibuze kwemerana n'abantu bari kuvuga ngo munyihanganire mbivuge neruye ngo Pasiteri Mushumba Theogene ngo yatanzweho igitambo. Ntabwo ndibuze kwemerana nabo. Kubera iki? D'abord, Theogene ni umukristo. Ubu bivuze ko ubugingo bwe n'amaraso ye, uruhare rufitwe na Kristo wenyine ku maraso ye. Nta wundi muntu wari direct ku buryo ashobora kumufata ngo amutange kandi n'uwamuhaye amwice. Ntabwo bishoboka. Bavuze ahantu henshi ku ruhimba, ahantu henshi, sinzi niba nabashimira, sinzi niba nabanenga, ariko kunenga bibangutse kuruta gushima. Bakristo, reka mbingingire kubanza kugira isoni. Reka mbingingire kugira isoni, kuko ahantu hari umwuka w'Imana haba n'ubwenge bw'umwuka. Noneho ahantu hari ubwenge bw'umwuka haba no kubaha. Nshuti z'umusaraba, mwe guhangara abashumba basizwe amavuta. Niba dukomwe mu nkokora no kubura umuntu, nibyo aragiye. Twebwe nababwiye ngo dutangiye kurira, ariko bo aho bari baguwe neza, bararuhutse. Natinze cyane kandi ntinya no guhita mvuga, kuko nari mfite amarangamutima menshi y'uburyo nagiye mbana n'aba bene data, nabanye nabo cyane ndetse cyane. Noneho by'umwihariko mwene data Donati twabanye cyane, abantu b'ibyumba kuri ADPR y'Igiti, aho biti Igiti ibyumba, murabizi cyane ko Donati yahayoboye icyumba cy'amasengesho, muza amasengesho ya ninjoro twahasengeraga.
yari inshuti yanjye ya bugufi, namubwiraga amabanga menshi muri uyu murimo. Numvaga ngize inyota y'amasengesho nkamusaba gusengana, yagira inyota y'amasengesho akansaba gusenga. Twabanye mu buzima bwiza bwa gikristo kandi mu buryo burebure. Noneho bigeze muri covid twarabanye biragoye kugira icyo mvugaho kindi hirya y'ibyo, kuko mfite amarangamutima menshi kuri aba bene data. Gusa amarira yacu ntacyo ari bukore ku rupfu rwabo, gusa araruhura twebwe tubuza abantu ko kurira nabyo simbibabujije, ariko kandi muze kwibuka ko bushije ikivi cyabo. Nta n'umwe usigaye ngo akore ibyo batakoze, ahubwo ibyo bakoze nibyo Imana yari ibahamagariye gukora. Ahubwo nawe usigaye, wowe uriho, urasabwa iki? Urasabwa nawe gutwarana kugira ngo nawe ugere ku nyusirizo y'imirimo yawe, uri amahoro, Imana iguhamagare nk'uko yahamagaye ba sogokuruza bakaruhuka. Rero ngaruka, Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira ngo nzanira igitambo, kuko ari we wari ufite isano. Ibindi bitambo bitari abantu by'amatungo n'inuma n'ibindi, ibi bitambo murabizi ko byari ibitambo bitambirwa abantu bitabasha gukuraho icyaha iteka, ntabwo byashoboraga gukuraho icyaha. Abantu rero mwakutse imitima, mwacitse ururondogorero, eliminati iramujyanye, inshuti z'umusaraba. Eliminati bisobanura abamurikiwe. Muratekereza ko Theogene ntabwo yamurikiwe, we ni umucyo wamurikaga, kuko Bibiliya iravuga ngo muri umucyo w'isi, muri itabaza ryakongejwe na Kristo. Ni ukuvuga ngo urumuri dufite ntabwo twamurikiwe. Ndagira ngo munyumve, isi yahawe umucyo, ni isi yawuhawe, ntabwo ari twe. Ahubwo twebwe tugihabwa uwo mucyo twahawe imbaraga zo guhinduka umucyo. Ndabizi ko abakristo muri kunyumva neza 100%, ko Bibiliya iravuga ngo muri umucyo w'isi. Niba turi umucyo, Bibiliya iragaruka ikavuga ngo ntabwo itabaza rikongezwa ngo ritwikirizwe intonga, ngo ahubwo riterekwa mu gitereko cyaryo rikamurikira abari mu isi, cyangwa se abari aho iryo tabaza riteretswe. None inshuti z'umusaraba, nituza kwihuta tukavuga ngo eliminati yamutwaye, birasobanuye ngo umucyo wo muri Theogene waneshejwe n'abamurikiwe. Ntabwo ari bo bafite umucyo, by the way, mu nyumve baramurikirwa, bafite imbaraga zibiri inyuma. Abantu twabanye ku mukanguzi, ibintu twarabisobanuye simbitindaho. Bafite izindi mbaraga zibafasha urumuri, kuko bo saba twaramucyo. Ni nayo mpamvu nababwiye ngo inyenyeri ntizima, ntabwo inyenyeri bayizimya, ahubwo barayitwikira. Urumuri rwayo baruhindurira direction, wowe ubwawe barakuzerereza, ahubwo bakagendera muri wa mucyo w'urumuri rwawe. Ariko twebwe noneho abizera, abamenye Kristo Yesu, ndagira ngo mbabwire ngo Bibiliya ivuga iki ku itorero kubizera? Iravuga ngo amarembo y'ikuzimu naho yazikuka, ntacyo yatwara itorero ry'Imana. Niba ntacyo yatwara itorero ntabwo ari abantu babiri, itorero si abantu benshi, itorero ni rimwe, ni Kristo n'abahuriye muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo abari muri Kristo Yesu yaravuze ngo intama zanjye nzifashe mu gipfunsi, ziri mu kuboko kwanjye. Aravuga ngo nta wazimpfupfunyura, nta wazinkura mu kiganza. Rero ayo ni amarangamutima mufite yo kubura umuntu, mwamubuze nk'uko twamubuze. Ahubwo icyari gihari ni kimwe, ntabwo twari dukwiriye kwemerera umwuka wa Satani ngo adukoreshe dutuka itorero risigaye. Oya bavandimwe, inshuti z'umusaraba, hari ikiganiro nabonye cyakozwe na mwene data Elisa. Abantu bashyizeho comment munsi baravuga ngo nani seti mu muburire ngo ruriya ruhimbi yaruhagazeho ngo kandi akunda kwakira impano zaho. Ndabizi aho mwavugaga ni kwa mushumba wanjye, reka mbivuge gutyo, kwa mayipasta Ernest Nyirindekwe, ngo atanga amagift y'amasaha. Ibyo ni ibyoroshye mwebwe muzi, ibyo ni ibyoroshye muzi. Jewe ntabwo yampaye isaha, kandi na gift yampaye ntimuzi yariyo, kuko yari muri kado ifunitse. Reka mbabwire yari noneho iriyo yanampaye, yampaye n'inka yarangabiye. Noneho reka nongere nababwira iki, iyo haza gupfa bahagaze kwa ruriya ruhimbi, ninjye wakagombye kuba mpereyeho, kuko ninjyewe mu babwiriza butumwa bo muri uyu mujyi wa Kigali, muri iki gihugu cy'u Rwanda, ninjye waruhagazeho bwa mbere. Deja sinanashidikanya, ni nanjye wahahagaze kenshi kuruta abandi.
yes, kuko mushumba atanahari ngewe yanasigiye itorero. Rero bakristo nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbinginge mutinye muterwe n'isoni zo gutunga agatoki umuntu witwa umushumba Imana yimitse. Si umwuka ubikubwiye, ni amarangamutima. Icyakora nshobora kuvuga ko ari umwuka wo gushira isoni uri kubitera abantu, ariko kwa cinara Yesu. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, mushumba Ernest Nyirindekwe ni umubyeyi ufite imirimo myiza. Tureberaho kugakiza nkatwe turi hafi ye, tumureberaho kugakiza. Kabiri, tumwigiraho kwizera, ni umwizera. Ibi ndabivugana umubabaro uteye ubwoba. Murabizi ko kwijwi ry'umukanguzi ducishaho ijambo ry'Imana gusa, nta bandi bantu tujya kuvugaho. Murabizi ko nta biracitse tujya ducisha kwijwi ry'umukanguzi. Bivugiye amakomenti mugenda mutanga muvuga ngo aniseti no, ahubwo ndamwinginga, ndaza kumusaba ko njya mugiriraho umugisha, ndaza kumusaba nsubireyo vuba. Ntabwo rero ibi mbabwira ndabivuga nk'umuntu wahamagawe n'Imana, nk'umuntu wahamagawe na Kristo. Imana umuhamagara, Imana yampamagaye. Ndahamya neza 100% ko ndi kumwe n'Uwiteka. Ubugingo bwanjye burabihamya 100% ko ndi kumwe n'Imana. Ndabihamya ko impanda ivuze nataha, ndabihamya. Rero ibi mbibabwiye mbwirijwe n'umwuka w'Imana. Kabiri, n'ubwenge bw'umwuka. Gatatu, nk'umuntu urebesha ubwenge bw'umubiri. Ndabinginze murekeraho gushira isoni. Nge mushumba yampaye byinshi bitari icyo. Munsi wa mbere afungura itorero habaye y'imirimo, sinahagiye, ariko icyumweru gikurikira icya mbere nagiyeyo. Icyumweru cya gatatu gikurikira icya mbere batangije itorero, nabwirije icyo cyumweru cyose, buracya niyongeza ikindi, fata iminsi 14. Nyuma y'iyo minsi 14 amasengesho yabagayo yitwaga ntumurekure, ninjye wayatangije nigishayo. Ninjye wahigishije inyigisho shingiro z'umukristo. Mvuga iki ndeka iki bavandimwe? Hari urundi ruhimbi mwagiye mutunga intoki, bera b'Imana. Hari abantu muri hanze mwagiye mumpamagara mumbwira ngo ese ngo runaka ngo nakubonye ngo akorana n'inzoka, ngo ni Eliminati, ngo indabyo ziba zihari. Mwegushira isoni bakristo. None se kuki ubundi utegereje inkuru yibwirwa n'undi? Umwuka w'Imana ukurimo wo uhuza n'iki kuri ibyo? Umwuka w'Imana uri muri wowe, ese ntabwo uri kugendera ku marangamutima y'ibyo wumvishe? Niba wibwira ko uyobowe n'umwuka, reka ngukoze isoni kubw'ijambo ry'Imana. Na Pawulo niko yavugaga, reka ngukoze isoni kubw'ijambo ry'Imana. Umuntu watanzweho igitambo ntabwo abona ubugingo. Ese ubwo uratinyutse uvuga ko nta bugingo babonye? Kwa cinara Yesu. Niba ari ugukunda wagiye, wari ukwiriye kutamuherekeresha amagambo nk'ayo y'urukoza soni. Nimureka abaruhutse baruhuka amahoro. Sibyo? Ubabaye nk'uko tubabaye, wabuze umuntu nk'uko twamubuze. Noneho twari dukwiriye kuba hafi umuryango ngo tubafate mu maboko. Donati we umuryango hafite bakeya, ntabwo twamwita incike ya burundu, ariko umuryango wafite ni njyewe nawe. Sibyo? Umuryango we wasabye ko azashyingurwa igicumbi. Umuryango wa Donati wasabye ko azashyingurwa igicumbi. Niho avuka hitwa mu Yaramba. Abantu bari igicumbi ndabinginze muzanatabare. Hanyuma yari umukristo barizwa muri paruwasi ya Gihogwe ku mudugudu wa Nyakabungo. Ngewe ndibuka ko najyagayo kenshi cyane, anayoboye. Deja yari n'umudiyakoni usengewe, yigeze yakorera umurimo w'Imana Uganda, aza kugaruka. Ari no mu bana barezwe deja na Pasiteri Niyonshuti Theogene. Ajya na Uganda, yaramwifashishije aramuherekeza. Icyakora amuherekeje barakomezanyije, babaye nk'Imana na Enoke. Enoke niwe waherekeje Imana bagumayo, na mwene data Donati aherekeje Niyonshuti baguma nayo. Rero reka mbabwire ngo nimuhumure. Icyo Bibiliya ivuze ni iki? Uko muri gutaka mufite amarangamutima, si mwe mwenyine. N'Abera niko bari, na ba Petero niko bari, na ba Yohana niko bari, ba Yesaya niko bari, ba Yeremiya niko bari. Barimo bavuga ngo uzageza ryari kudaca amateka ngo uhorere amaraso y'Abera yamenwe. Bibiliya iravuze ngo
mbona ku murongo wa 9 dusomye w'igice cya 6 ibyahishure Yohana, Bibiliya iravuze ngo umwana w'intama amena ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro. Aha hitwa munsi y'igicaniro niho hasimbuye ahitwaga Shewori. Shewori mbere y'isezerano rishya Kristo atarakingura ibituro by'abera bitarakingurwa ngo babonekera abantu muri Yerusalemu, kuko barimuwe bajyanwa mu isi y'igicaniro bakuwe Shewori. Shewori Satani yari ahafite ubutware, niho mujya mwumva abantu bakunda kuvuga ngo amwambura urufunguzo. Ni urufunguzo rwari rufungiraniye Abera, kuko n'ubundi Satani nta bizaba yari afite, nta rufunguzo rw'iminsi n'ibihe Satani yagiraga, ahubwo yari afite uburenganzira n'ubutware kubera. Iyo musomye Bibiliya niyo mpamvu Sawuli yagiye gushika Samweli, ariko kandi amushika mu mbaraga z'umupfumu. Wakibaza ngo umupfumu yabonye umuntu wera gute kandi ari umupfumu akoresheje esprit satanique? Nuko Satani yari afite urufunguzo rw'ahera, reka mvuge ngo nahera Abera bari baruhukiye hitwa Shewori. Hanyuma yanyuze mu mbaraga, Sawuli yanyuze mu mupfumu, umupfumu anyura kuri Satani, yaka audience, Satani akingurira Samweli. Samweli araza aba mu biganza by'umupfumu, avuga ibyo yavuganye na Sawuli, ariko kandi arongera aramurekura umupfumu amusubiza Satani, Satani amusubiza mu cyumba. Bigezaho ubucunguzi bwa Kristo buri, araza akingura ibituro by'abera, abakuraho ubutware n'ububasha bwa Satani. Uyu munsi nta kidufiteho ububasha uretse no kunyaga amaraso y'abera. Satani n'uwapfuye ntashobora gukora no ku murambo we. Nukuri ndabahumurije, n'umurambo w'abakiranutsi ntashobora kuwukoraho. Hari umugabo wigeze aba muri izi mbaraga za esprit satanique twamwitaga Dr. Willy, yigeze yatanga ubutumwa kuri radiyo y'abaturage ya RC Rusizi. Dr. Willy avuga uburyo yavuye ikuzimu nuko yaje mu isi. Ubwo buhamya bwe yarabutanze, si cyo nshaka kubabwira. Yaravuze ngo n'igituro cy'umukiranutsi ntibari bemerewe no kucyakiraho no kucyegera, uretse n'igituro cy'umukiranutsi. Naho umukiranutsi yakoreye aksida, ndagira ngo mbahumurize mbabwire ngo nibati ryiriya modokari yashwanyaguritse kuri ya mwabonye enima edrai pelohoria enimans, ni naririya bati Satani ntafite ubushobozi bwo kuritwara, kuko ryarimwe amaraso y'abakiranutsi. Naririya uretse no kuvuga ngo bamutanzeho igitambo aramufata, ntafite imbaraga zo gukora no kwa ririya bati amaraso ye, kuko amaraso ya niyo nshuti avanze n'amaraso ya Kristo. Amaraso y'abare bene data babiri ba diaspora avanze n'amaraso ya Kristo, amaraso ya Donati n'amaraso y'abizera. Aba bantu baryaga igaburo ryera, ibi mu byibuke. Ntabwo ari abantu baraho bo gufatwa gutyo, ni intwari zitabarutse dukuriye kubaha icyubahiro. Bakoreye Imana, bakoreye Imana. Iyo nshuti Theogene yakoreye Imana, kandi na Donati yakoreye Imana. Yari umwana umugaye ufite ukuguru kumugaye, ariko kandi ubu bumuga bwari bwaranakize. Mbabwire ko ari ugukira, kuko yabaye hari umwana ukurura gatako, agera igihe aragira ngo ajye kugororwa, baragorora agendera mu mbago, ariko igihe kiragera ari mu masengesho, igitangaza cy'Imana gituma imbagwa zijugunya. Yagendaga rero uburyo kuko yabanaga n'ubumuga, agenda acumbagiramo ukuntu, ariko niwe muntu waruzi gusirimba. Donati yarasirimbaga bavandimwe, akabira ibyuya kubw'umurimo w'Uwiteka. Ariya ni amakamba badodesheje, imirimo muzi ya niyo nshuti ni amakamba badodesheje. Murekeraho kubasubiza inyuma, uretse ko batasubirayo, ariko kwizera kwanyu ni mu kuzamure. Duherekeze umugeni wa Kristo dufite indirimbo z'amazamuka, dufite indirimbo z'amashimwe. Mana ibaha umugisha. Bageze mu isi y'igicaniro, bageze mu isi y'igicaniro. Ubu nabo bafatikanya n'umwuka gusabira Abera. Imibiri yabo ntiratabarizwa, kuko bibabwiye mbere yuko tubashyingura, ariko ntabwo barimbutse, ntabwo ari igitambo. Murekeraho kuvuga abashumba b'Imana. Imana yahamagaye abashumba. Ni wakura hehe umuntu wizihirwa agatanga impano? Muri ino minsi dukwije abantu batubwira ngo baradukunda, ariko abaduha ntabo. None abaduhaye nibo muri kuvuga ngo bariho Satani. Icyababwira umwuka w'Imana uri muri mushumba Prophet Ernest. Afite umwuka w'Imana w'ibitangaza, afite umwuka wo kwizera, kandi aremera abantu nshuti z'umusaraba. Hari abaremera, hari abantu bavuye mu buzima bubi kubera we, hari abantu bagira ihumure kubera umushumba Ernest Prophet. Mushumba turakubake kubw'umuhamagara Imana yaguhamagaye.
kandi ntidutewe ubwoba n'abantu bari kuvuga ngo uruhimbi. Nushaka uzatubwire tuharare cyangwa tuharyame, nushaka uzatubwire intebe tuzihashyire. Twebwe turi proud yo kubana nawe, kuko Kristo uri muri twebwe aduhamiriza ko nta mwuka wa Satani ugira. Bakristo nimurekeraho. Uwo ni umwuka Satani yashyize mu bantu wo kugira ngo abantu bagiye nibyo, ariko Satani yamisha umwuka wo kugira ngo atwibagize ko aba bantu bakoreye Imana ariyo yabacyuye. Satani yabibye umwuka wo kugira ngo musigare mutuka itorero ry'Imana. Niba muri abakristo, niba muri abakristo koko, ndabinginze kubw'umwami wacu Yesu Kristo, sibyo? Imana ibaha umugisha. Ndabinginze kubwa Kristo, ndabinginze ni murindi byo kwizera, mugari igihe cyo guhamagarwa kw'abizera. Bari mu isi y'igicaniro, ahubwo igihari ni kimwe nasorezaho. Bibiliya yatubwiye ngo babwirwa kuruhuka, buri muntu wese muri bo ahabwa igishura. Uyu ni umwambaro bahawe w'ubwiza bwo mu ijuru, ariko ntabwo ari wo mwambaro abizera tuzambara. Niwo bahabwa wo gutegereza kugira ngo barindire kuzahishuranwa n'abizera basa na Kristo. Imana ibaha umugisha. Ngo buri muntu ahabwa igishura cyera, ngo asabwa gutegereza no kwihangana akarindira ngo umubare w'imbata bagenzi babo bagiye kwicwa nk'uko bapfuye igihe uzuzurira. Mu yandi magambo, turacyafite mu isi abantu bazapfa babambwe. Hari ibihugu na bimwe bibikora, za Isiraheli, bihugu birimwe abatizera birabikora. Muribuka hari umumama bari bagiye kwicisha amabuye witwa Miriyamu. Ntago mpatinda, ibinyamakuru byagiye byandika ibintu byinshi, sinshaka gutinda kuri ibyo. Hari ahantu henshi abizera bapfa, abakristo bapfa, imiryango irabareka, imbata ziri kugenda zigwira, kandi hari n'abariho bazakomeza kugwa mu mpanuka ngo nk'uko abandi baguye. Niko Bibiliya yavuze, ngo bazapfa nk'uko bapfuye. Nta rupfu na rimwe rwabayeho mwana abonye rugiye guhagarara ngo nuko rwagize accident. Abakristo bazakomeza kuzigenderamo, ntibizababuza kubona ubugingo. Hari abazabambwa, hari abazicwa, hari abazarengana. Mbivuga gutya bene data b'abadivantiste murabizi kuturusha, murabizi kizasohora ubwo abantu bazahindukira bakagarukira itorero rya Kristo. Akarengane kariho. None se ibyahishuwe kuki nasomye nkababwira aya mateka y'ibyahishuwe? Niba muvuga ngo batanzweho igitambo miliyoni 50 z'abakristo zishwe mu itorero rya Simuruna, muzasome Simuruna hapfushije abantu abakristo benshi. Abo se bo batambwagaho ibitambo nande? None se bakristo bene data, mwirengagije amateka ya Uganda mu gihe cya Idi Amin Dada. Bari mu Uganda murabizi babita ba Mungu mwema. None Idi Amin Dada yica abakristo, none se bo nabo se ni ibitambo bitanzwe? None se mwibagiwe abari muri Suwede, mwibagiwe ba Perpetua, ni ibitambo se? Bavandimwe, ntabwo ari ibitambo Satani yagiye atanga, ahubwo hari abahamya bo kwizera bagiye baboneka, hakaba n'abandi bizeye bagomba gupfa. Ko Bibiliya iratubwiye ngo bagomba gutegereza umubare w'imbata ngenzi zaba igihe uzuzurira. Igihe abizera bazuzura itorero ritaje, nibwo abantu bari munsi y'igicaniro bazahabwa ihumure rihoraho basa na Kristo, batakiri aho babona umubabaro. Jusqu'à présent amaraso ya Aberi aracyataka avuga ngo duhorere. Aya Kristo niyo avuga ibyiza kuruta ya Aberi. Imana ishimwe, niyo maraso avuga ibyiza kuruta ya Aberi. Ibi muri kwatura umuvumo ku bantu aho bageze, nabo bakatura amagambo nk'aya ba Sitefano bavuga ngo ubababarira. Bari kubivuga ntibazi icyo gukora, ntabwo bazi icyo bakoze. Namwe rero mbatuyeho imbabazi z'Imana, kandi akanwa kawe kongere kere, amagambo yawe yongera abe mazima, aba yo guhamya, aba y'ibyiringiro bizima. Mwe kuvuga ko ari ibitambo byagiye, kuko babaye ibitambo ntibabona ubugingo, ariko ubwo mwizeye neza ko babonye ubugingo, murekeraho kongera koshywa n'umubi mu izina rya Yesu. Reka dufatikanye twature umugisha n'amahoro, imbaraga n'imbabazi bya Kristo bigwire kuri buri muntu wese, kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Mugira amahoro ya Kristo mu izina rya Yesu, kandi mukomeze mukomere no mu gihe dutegereje. Iyi impanda itaravuga, umuntu atahanyuze mu nzira nyinshi. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom.